bati twabisabye Imana bivuye mu ijambo ryayo kuko yabivuze byose ni mu gusenga tukayicira bugufi. Iyo tumanitse ibiganza tukabisaba Data wa twese, oya ntabwo adukuriramo aho adushyikirije ijambo rye. Begere inyuma bakamera, abantu bashaka kwikurikiranira ibyo birori. Byose ni ukubera ijambo ryayo. Ati duciye bugufi turayitakambira, ikikora ibikomeye bikadushyikiriza gukiranuka kwayo. ariko ku mavi nawe ngira ngo urabizi ko Sara apfukamye ari ku mavi, we wagira ngo yabyerekanishaga umunwa gusa ngo ariko atavuga, ariko burya yabaga yatumbire hejuru zikamanuka nyine. Wari ingumbi itabyara akana kakaboneka. Ako kana uragira ngo ni gashanya rya jambo, ijambo ni we. Iyo tumupfukamiye turyisunze, byose biva mu gusenga. Mu gusenga n'umukwe n'umugeni barabonetse. Ababagaragiye bari kuvuga bati iki kirori mubona umuro w'uturabo mu busitani bwa Emmanuel, bati tuba duhumura neza. Umukwe n'umugeni bati natwe twabyemeye kandi twarabyemeye, byavuye mu gusenga. Bifite ikindi bishushanya, dutashye ubukwe bw'i Kanani, i Kanani yo mu ijuru. Umukwe azaba akimbagirana n'umugeni, tuzaba turi ku mirongo cyangwa se ku murongo mwiza ugororotse. Ndabona umushyingira avuga ngo erega uwo mwenda w'igitare nta kizaba kiwanduza, kuko mu ijuru nta byanduza bibayo. Twihute ngo twumve n'ibindi tuzigamiwe. Abari imbere bagende bongera intambwe. Abamarayika bazaba badufitiye amatsiko. N'Imana Data wa twese izaba ifite amatsiko yo kwitegereza no kubona ibivuye mu bise by'umwana wayo. Kuko Kristo azaba akimbagirana n'umugeni we agiye kumurikira Data wa twese. Ndabona bajya mu byicaro, nubwo mutabona Data wa twese ku buryo bw'igaragara, abagiye babyumva uko byagiye bigenda n'uyu munsi niko byagenze. Haleluya, amen. Umunsi umwe hari ikintu cyantangaje, ngo i Kana y'i Galilaya umuntu yacyuje ubukwe
ndasoma ngo atumiramo na Yesu. Haleluya. Nengera mu ijuru nzashaka uwo mumwe. Mubaze n'impamvu. Kuki mu batumirwa utumira na gitare? Ashobora kuzambwira impamvu zabonetse zatumye atumira Yesu ngo n'intumwa ze. Yohana 2. Amen. Atumira Yesu. Kandi Yesu we nubwo yatumiwe yagombaga kubyanga. Agira neza. Arafasha. Baramwiyambaje nicyo yarafite ariko araza. Amen. Nawe rero nimunasoma neza muzasanga kuza kwe ntabwo yari yiteze ibiri bube. Yesu ashimwe cyane. Dushobora kuba tutiteze ibyaba ariko Uwiteka arabihagatiye mu izina rya Yesu. Ntabyo muzi. Ishobora ibintu byose n'ibyo tutazi n'ibihagaritse n'imvura kugira ngo iri jambo ryayo ryumvikane. Amen. Bararya bonyine katubanze natwe tumanyagure. Ariko hari icyo byashushanyaga hari n'icyo byavugaga. Mwiriwe. Amen. Nuko ibyakozwe n'abantu birashira. Ibyo mukora bibasha gushira. Ku madini yose ibyo bishingizo bibasha gushira. Gukiranuka kukabura kandi kuri wa wundi ahubwo bamusanga bate kugira ngo abihere gukiranuka. Abantu bakagombye kumarira imigeri biruka cyane. Bamusanga bate kugira ngo babarweho gukiranuka kwa Kristo. Ibindi byose ibyo bateguye birashira. Birashira. Ibyo abantu bategura bijya bishira. Mani gakora ibyayo. Amen. Ushobora kuba nawe mwarateguye ibyanyu bigashira. Yewe muhungu nawe muko. N'undi wese uri hano ushobora kugira ibyo yibwira yitegurira ku mbaraga ze bikaba. Aburahamu. Urubyaro rwa Aburahamu. Sokuruza Aburahamu yaratwigishije ngo nuko nta mitambi inkongoro ziraza kubita. Imana igiye kunyigisha ko atari kubw'imbaraga zanjye ndisizi. Asigaye isanga inkongoro zahagaze. Aratangara arumvirwa umusaza avuga ati ishoboye byose. Amen. Galilaya hari ikintu cyabonetse niba hari umuntu wari warakirigiswe n'imbaraga y'Umwuka Wera yaragotomeye. None se tubigendanyemo dute ko tubona ibyangombwa byose birarangiye birashize. Nyine n'iby'abantu reka bishire. Mariya yabwiye abantu nta kindi cyongeweho. Marayika yasanze Mariya yongorera abari bahati rero karabaye. Haleluya. Amen. Ariko umuhungu yarambwiye ati ko ntaragira igihe cyane cyo kugira ibyo nkora mama. Oya ahubwo reka mbabwire ibanga. Ngiye hari icyo muziho ahubwo icyo babwira cyose mu gitabo. Amen. Karabaye. Intango zingahe? Intango esheshatu. Karindwi niwe nicyuzuye. Ubwo intango ya karindwi nicyo yashizemo kandi yagaragaraga aho ngaho. Karindwi nicyuzuye yariwe. Ubwo avuze 12 reka nze nsome kugira ngo hari bigende neza. Ni Yohana igice cya 2. Ubukwe bw'Ikana. Intango nuko ntacyo kunywa nyine cyarashize. Intango ni ku murongo wa 6. Hariho intango esheshatu. Ufite Bibiliya bisoma. Ubwo rero 6 n'abantu nyine ngo 7 kari kagiye kuza. Umuhungu ati none se ntabwo igihe cyanjye kirasohora. Galilaya hano barabyumva ni bande kubanza barabitobanga. Ariko hari icyatangaje abantu mu bimeze nk'ibi turimo. Hari icyatangaje abantu. Intango esheshatu bazuzuza amazi maze araranganya amazi imwe yuzuye 2, 3, 4, 5, 6 bashyize mu bikorwa by'icyo navuze.
ahasigaye ku ijambo ribanza. Haleluya, amen. ntabwo yagiye kwingingiriza ngo Lazaro we ngo ndakwinginze ngo igeragezo nta migeragezo nk'iy'abantu. ijambo niwe gusa ku gituro akivuga ngo haleluya, amen. ahita turumbuka. ububasha bw'uyu mugabo twakurikiye rero ni kizigenza. Amen. ibyabereye i Galilaya bikwiye kwigisha umuntu wese uburyo icyo kunywa kibonetse cyari kibuze kandi kikaza kirusha icya mbere. gukiranuka abantu biha ubushwambagara bw'ibizinga y'ubukuwemo, abantu bakaruhurwa imitima yabo, bakabarirwa ibyajya Satani agatsindwa akajyana ibye. ni haleluya, Amen. niko iki gitabo kivuga. kwakira agakiza ni ukuruhurwa no gukurwaho ibyaguciraga iteka byose. Abaroma 8. abari muri Kristo Yesu ntatekana ribaza Shirwaho. niba wizera ko hari icyamukagira kwizera hakicwamo kutizera. nabonye iyi nyanja nibuka yandi b'abagabo b'abarobyi barimo ubwo umuraba wazaga nyine kwizera ntikwagombaga kubuza imiraba, kwizera ntikwagombaga kubuza imiyaga n'iby'amazi yikozaniye byaremwe n'uwo, ahubwo kwizera kwagomba kufatisha ku kanzu kugira ngo uwo barambitseho ibiganza bamwirundurire bamwirangurize ngo niba ari n'urupfu ruza rubajyane bose. Amen. bagomba kwisanga bageze hakurya hariya. Imana reka ijye ibikora, ntabwo amatinze. i Galilaya ikintu cyabaye ni icyigisho kuri twe. icyo kunywa cyarabonetse. esheshatu amaze kuzibara, ubwo ubwe nyine yarujuje. hanyuma ku ijambo rimwe yavuze, ijambo Yesu yavuze, noneho ni mudahe mushyire nde mushyire umusango. nawe asoneho ariko umuraba ati noneho se ku byabanje bizi nabyumvise, ibi byo biryoshye gutya biturutse he? ibiturutse kuri we rero nibyo bigira ireme, ibiturutse kuri we ni umwimerere. Mana ishimwe cyane. ukuri yatanze rero kureza kandi kubabatura kuko ibikomeye utigeze urota no mu nzozi. izina ry'uwogerereza n'igiterere n'intare y'umuryango wa Yuda bamwisunze nta n'umwe wakozwe n'isoni. keretse abatashaka n'abadakunze bakunze ibintu biri mu isi, ariko abakaba bakaba bazikanga bakorewemo n'iby'imbaraga z'Imana. Yesu ashimwe cyane. niko byagenze rero nk'uko mwabibonye bwa mbere rw'Abatesalonike 4, ubwo imbaraga z'Imana zaba zimaze guturumura abera mu bituro, ndetse ngo natwe abazaba bakiriho ariko barimo batari kuri Yesu, ubwo bari mu benshi bibera kuri Yesu bagiye bamuherekeza hagiye kandi bakamwitegereza bamwe bagasangira nawe, ariko hari ukuba muri we. Haleluya, amen. abo bose bazamusanganirira amaboko gusa, tuzamusanganira mu kirere nta muvurungano, ahubwo natwe dukimbagira dutumbagira. Amen. dukimbagira dutumbagira. hahirwa abazisanga muri uwo munsi. Haleluya, ntabwo ari ibyaba gusa, ahubwo bifite icyo bitwigisha. iyo urebye nk'ibi ukajyana ibyo uba upfushije umunsi ubusa. Haleluya. umunsi umwe rero, mwe bahungu sore n'abakobwa, umunsi umwe muzi iyo byaturutse mu itangiriro igice cya 2, icyo tubona twagiye Imana maze kurema umuntu mushyira ahantu heza, nta kintu yarabuze, nta mbeho yamwicaga, nta kintu na kimwe yarabuze yeraga. ariko aramwitegereza, yewe gahungu ko mbona n'uwiteka urabyivugiye. imaze kurema umuntu ntabwo yafanguranije vuba ngo inabivugira. imaze kurema umuntu iramwitegereza, ibona ukuntu atuje n'ibyarimo, ndetse uko yitwaye, uko yifashe, ananyuzwe n'urukundo rw'Imana. ariko Imana imaze kubishima iravuga ati, gahungu ndabona atari byiza kuba wenyine. Haleluya, amen. ndabona ibintu atari byiza kuba wenyine, ahubwo reka nkureme. reka nkureme, agomba kumukura nabi. reka nkureme. ndetse yagomba gukora iki? ni uguceceka.
samwe reka ikuremere hanyuma iramusinziriza niko mujya mwisoma iramusinziriza imukuramo urubavu iruremamo umugore. Imbaraga z'Imana rero zikora ibyazo namwe murabyemera. Itegeka ibyishatse abizera bagenda bata ibuye yarihindura amazi yahindura amabuye. Itegeka ibyishatse bifite ikoranabuhanga rirenze iryo mu isi iryo mujya mwumva no ku ma interineti ko biri kugenda mu isi. Ifite ikoranabuhanga abantu batazi. Imana ifite uburenganzira bwonyine bwo guhindura umutima w'umuntu kandi ibyo izakora muzanabibona muri iyi minsi. Igihe kizagera yiganzurira isi rwose ariko birasaba ngo tubanze twumve icyadukiza nta nubwo tuzi iminsi dusigaje ku isi. Yesu ashimwe. Imana imaze kwemera gukora kiriya gikorwa nuko agahungu k'Isaka kari kumwe n'undi arabwirwa ngo kanaka ko mu mara yawe kanaka gufa ko mu magufa yawe. Ibyo byanejeje Adamu nubwo ari amabwiriza bahawe ndetse n'ubwo umwanzi yabirwanije ariko intama yarabonetse. Amen. Izina rya Yesu. Nta mpamvu zo kwerereza umubi yaratsinzwe iteka ryose. Yesu yagiye he? Yamucitse agiye he? Bamucitse bajya n'igihugu bakigezemo. Kuki se niba mfite imbaraga Satani kuki atabatsembeye mu butayu ngo bashiriremo? Arimenya aho wibwe ibyaha byabo bapfukamira Imana bagasaba Imana ibibazo bavuye ku mitima bakamenagurika imitima yabo batajyana Imana irabeza. Mwanza arahatsindirwa cyo twigendera dutyo kandi namwe muje mwigenderamo. Amen. Tubifurije urugo ruhire urugo rwuzuye kubabarira kanze nibabwire baho nanako urugo rwuzuye urukundo rwuzuye kubabarira gusaba imbabazi kwihangana je mugira neza kandi mwirinde muri byose. Abamarayika bagota ingano yanyu ire ijuru rito. Amen. Ubwo mwashimye kugenda nk'uko amabwiriza y'urubyaro rwa Aburahamu avuga niyo mpamvu Imana igendana n'abagendana n'ijambo ryayo mu kuri kwayo. Imana ishimwe. 24 itangiriro niho twageze ndetse tugiye gusozereza. Muzi ko ibintu bigenda byisubiramo kandi bigahamya ukuri kwari. Aburahamu ngira ngo mwarabisomye mu Roma igice cya 8 igice cya 9 urubyaro bose si urubyaro rwa Aburahamu keretse abakiri isezerano rya Aburahamu. Abakiri isezerano Aburahamu rero yitwaga Aburahamu. Imana ibonye umugisha imuhaye mukomoreye ari igitangaza iravuga ati uyu musaza azanasinzira bibigiye gusa irabidukomorera. Amen. Imwita Abrahamu twebwe. Imana ishimwe cyane. Yabikunda bigezeho hariya ngo rero ngo kubera ko uraheze kuruza amahanga yo ufite urubyaro rwo mu buryo bw'umwuka ruzakomoka uzagera kwizera nk'uko zabicakiranira narwo. Imana ishimwe. Nuko uwo musaza niwe watumye rero Gisonga. Haleluya. Gisonga